uza karirimbo rende kumva kararenze keza Jose se ko yageze ndo mu Kristo yakumva mama ubu nzakagendana nda rakarana mitwe bara sha bana ba ura mugore mu natajya udukura mu bushyuhe twe twishimye twiberaho neza na papa wanyu nonaho yazemba ibintu byarahindutse igihe njye mbona nyine iyo papa ari hano akabona yicaye hano muri salo akabona papa ntakitwitayeho ahubwo ari kwireberana na mugore gusa kandi njye birambangamira byatari mureke rero mbabwire bana banjye dushaka ukuntu tumwica kuko njye niho mubonye rumeza rwonyuzuye umubiri wose nkumva si icumbi gusa ahubwo ashaka kuntwara papa wanyu kumwica mama tumwica Imana ntiyaduhanuka mama ndarota cyangwa ibyo numvishe ngo kwica siba wagiye mu barokore wigize ikirara ase mama dukureho umwanda uramuha ko yasariye biri amujye mu mwiborera yigorate mama naga ari byiza uramubyeyi n'umwana mwiza akubundi kukinda yawe itavuye bundi ninjye wakubyaye cyangwa si njyewe nuko nakugiriye kugisa ubundi ntagomba nkwemera nk'umwana wanjye mvuga ubwo gihe kiba cyiza nukuri mujye uramama ntacyo atwaye uzi uko murimo muramugambara mugeze naho mushaka icyaha cyo kwica ukakigisha n'abana turamwica kuko urabona ashaka kunkura muri urugo ubu se mwabaho neza mwebwe no kuba wambaye gutyo nuko ndi nyoko nkiriho hariho waba nabi ntabwo ari byo nakagombye gutekereza ko ni umukene twagombye kuba twamufasha ziba n'ubundi abana banjye ni aba ngaba babaye ikiraro wagiye mu barokore narigize nzakagenda gufasha se dufashe wafashe umuntu yabashaka kugukura ku mata ariko nawe koko ntagiye ese ubona koko ejo hazaza ari ahari gutekereza kwicura umwana ungana gutyo utagiye kuzunguza numvaga naniwe ako nta no kubanza ngo usuhuze zunguza sinzuzi iki akure mbabarira ubwiye nzajya njya ku kazi wirirwa wicaye ahangaha umunsi ukwirireho sheri wiza n'umunaba ari kujya tunaganira wowe yagenda ganira nawe si iki ngaho sheri nagutegura ibyo hari yagenda nawe tunasangiye njye numvaga naniwe izagenda mbabarira ubwiye njye nzajya njya ku kazi wirirwa wicaye ahangaha ngaruke nsanga ukihicaye oya ntabwo bizongera pe ntabwo ibyo bintu ari byo ngaho genda n'ibyo mugabo mwiza baramwakira apfe kugenda mbijya ariko ntabwo ari byo rwose ananiwe ibyo ko bisa neza ngamba naguteguye byose tu turyoherwa kabisa rwose wazanye ikigo cyo tugasangira nta kibazo arishije ewe ko ndananiwe sha mvuye mu kazi kenshi nananiwe sha biraryoshye bino birya ariko shamba naniwe sha tuba twakoze akazi kavunanye biteye ubwoba cyane ihangane nawe ujya ugerageza ujye gukora ndayengeyo pe ugerageza ujye gukora rwose ati tutazaba batindi ubu ni buri munsi sinzongera gusiba ndashaka kongera n'iyi nzu ikaba nini ubwo rero ugomba gukora twa biraryoshye tu rwose ubu ugiye uteka nk'ibi ngibi mba mbizega ibyo ukunda buri gihe agatoki kugira ngo washyizemo inyanya z'igihumbi baba we aza wanze gukoramo koko aha banza uri kibanza by'igihega haransuzuguye nawe rwose ntabwo nagusuzuguye iryahega nanjye ndarya ntacyo
biraryoshye aho ndananiwe kujya numara kurya ubundi uhita ujya kuruhuka banza ibyo uhita ujya kuruhuka abure kambe ndyamyeho gato najya ngaruke muka yewe sheri ko mundahandiye se yewe ko numva mundahandiye yewe datawe ibura ryenge bikwiye ejo ndiri kukuntu wankubitaga nakuye ko nzagukunda ubundi nyabarongo yakama urebe ukamiho convention rw'imico nyakati uyu mwana sinatuma kuva mubonesha amaso yawe azakuva amateka ko aryo mana wanda nicyo kikubundi nicyo kikubashije hanteta wintare system senye umva ibyo wankoraga nta soni igihe ntabwo wanesheje frame wanjye ntabwo wamuhesheje muranyigaragura nk'ibyo si muranyigira nk'ibyo Varore him nayo Claudine urugo rumaze kumbera nka prison umugabo uvura umugore yagera mu rugo umugabo yarahindutse umugore yabaye karashika ubu noneho amahane yanjye waruzi ubu ninjye umaze kubitata bakandagira ikada ko yaje mbyabona nka depere wahe kobwo nyebingi yaje yikoreye nanjye ntazizi urugo mbyayemo gatatu ngiye kurusohokamo nk'inga urusohokamo se kubera iki kuko wabuze iki se ko nari nzi kuri umunyabwenge byaje kugenda gute ujye umenya ko ibirozi birarutana oya umva wibinjije muri Kigali umugabo ni $1 ubwe umva ubuze ngo burarutana ngwino mujyana ahantu urebe kuntu ahubwo bamutumurura ku manywa y'ihangu njye mbabajwe n'abana banjye gusa ariko njye mfite ikibazo hano mu nzu yawe nta pasi utunze niba ngiye inama nakugira uriya mugore waje yagira umurokora ahangaha muri rugo akaba ashaka gutwara umugabo nk'uru urabona wasohoka muri inzu ukavuga ngo uragiye uzacyunga ajyana igenda ucomeka ipasi muri kiriya cyumba ajyamo wowe ufata ipasi umucisheho shaka udireka nuko umugura amasitire ya buri munsi ibiki umugore ejo ndanyikarazeho arambwira ngo ibigambo yambwira sinashobora kubisubiramo kuko byarenze ubwenge bwanjye gusa munshakira umupfu murenze ndakujyana dore nawe undi wanjye yigize karahakabutaka ndakujyana mu gitondo cya kare kirika ngihaje nk'inkubi gati mutikura mu umva icyo ushaka cyose pfa kufite amafaranga zara amafaranga nkwerekana umujyane wibinjije amafaranga sinayo niba ngombwa ndwanye nzamushakira inzatsi akuko birarenze nta mwana ugifite ijambo kwase hejuru ya kariya kagore oya tugomba kumujyana umva hari ahantu yarangiye uyu nguyu niho twamujyanye kandi ikibazo cye cyahise gikemuka ako kanya numvishe na fone yanjye so nako ntabwo nyitayeho rwose ubu narahangayitse wowe kujya wihangayikisha ariko niyo mpamvu utangiye kwanama unandikishwa n'umugabo gusa nari nibagiye kubakira akumwihangane mutahe nzabakira mugarutse ko ndumva ngewe namaze guta ubwenge oya nta kibazo aho njye mu gitondo aza kureba tujyana aho hantu ntari reka mberekeze nanjye musanze ngiye kujya mu mujyi ihangane nuko zubakwa se mama ko nakuze mbona tutabana na papa yagiye kugasa sundi wabuze ibibazo mbaza so yaradutaye uzi ko se ari umugome uzi ko yashatse gukuramo inda yawe ikindimo umugome gusa mama ibyo ngibyo papa yabikora
umugome yarabikoze ndashaka kumwanga ukamwanga utanamuzi. none se mama kubera iki mwanyise Queen utagira se? Ni mwana wanjye hari impamvu nakwise Queen. Shaka kumenya ubwenge ukazantabara mu mbaho yose nagize ukaba Queen umwamikazi mu mutima wanjye. none se mama byagenze gute? Oya nta mwanya wo kubimbaza nonaha. nitwa Rema ndi inshuti y'umuryango. Ejo bundi naje kuganira n'inshuti yanjye muri uru rugo ambwira byinshi ibibazo mufitanye, ndamuganiye hagati y'ibyo ngibyo nzaganiriza mugenzi wawe. Rero nje nje kukuganiriza by'ukuri yambwiye ko ushaka kumusenyera urugo, kandi mu by'ukuri urabizi nanjye ndi umumama ntabwo nakwifuza ko mugenzi wanjye asenya urugo. kagiye nk'utsinda Ni ukuri ariko uzamenya ko inama nakugira wareka gusenyera mugenzi wanjye kuko nawe mugenzi wawe abafitanye abana 3. musenyera hari batafusanga byavuye ku nzu aya makarisa yabo nyine agomeye ariko ashaka kumwirukanisha ngo asohoke muri uru rugo. nizo mpungenge mfite ntabwo njye naje kumwirukanisha ariko kandi harumva ibintu byawe byinshi ubumbwiye niba ari ubugambo bwatuzanye mu rugo abagore b'iki gihe ndabamenyereye njyewe ntabwo ari icyo kiganiro njya mbamo cyakora sinakugana muri urugo kuko si urwanjye nanjye ndamucumbitse ndi nyirambitse sigarana n'inshuti zawe Wewe